Nyarwanda bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hasohotse filime nziza cyane y'akataraboneka yitwa Imbaraga z'amaraso. Ni filime ivuga ku muryango wa Gaston wabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu, none kumwakira bibaye ikibazo. Uyu nguyu hari ahantu namwe ahuriye na Calvin. Warabyaye ntugaseka. Niko Imana yamuremye sheri. Tegereza inama y'umuryango niko nakubwiye. Icyo abasaza banzura harakorwa cyo. Mbega umuryango mubi, umwana agomba gupfa. Gusa uravuga iki? Twanzure. Nta wundi mwanzuro ngewe uko mbona ni ugukura ikiboze mu myaka. Nyina w'umuntu byose arabyanze, ataho kugira ngo mwice umwana wanjye nimuwanze munyice, kuko sinabaho umwana wanjye adahari. Nushakunyice kuriti bwa. Nushakunyice. Ndahiye ku gituro cyanjye. Kabone niyo nabaza hano shakanga ho tekeka ho. Ese Gaston na nyina ko bafashe icyemezo kibi cyo gushyingura umwana ari muzima. Shaka kubirangiza ibi byose bikavaho bigashira. Nta kindi kintu nakora. Nta kindi cyo gukora ko twarihanganye bihagije. Twarihanganye nta kindi cyo gukora. Ese uyu mwana arapfa? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa The Winner TV. Bra. Umva seriva amagambo y'ingoma cyose ngo kamarade waje ngo turi mu makuru n'abaje batayo noneho kamarade igikwe tugiye kugitema umufana batazemewe Uretse ko kimwe ubwo mwaratinze. Twaratinze rwose. Ahubwo ngize EMILE twavuganye ko azambara ikoti. Azambara ikoti nawe uzabure hariya nk'umusaza mukuru. Bazashaka mu ruhame rwose. Intebe y'icyubahiro nk'umuntu waturwaniye ishyaka. Nibyo rwose izo nyama tugomba kuzitwara. Meze neza. Meze bite se? Sanze rwose mu byishimo no kuvuga. Kuvuga rwose bijyanye. Abagabo barimo baravuza impundu. Kandi ibibazo cyose ariziwe bavuza impundu. Kuvuza impundu umuntu w'umusore si bibi. Ubundi se ugeze mu mujyi muracyumva abantu bavuza impundu. Mu mujyi noneho mu mujyi wa Kigali hari abantu mu cyumba bavuza impundu mu birori. Nta hantu ushobora kumva abantu bavuza impundu izandi bavuga ngo dore abantu basigaranye umuco wo kuvuza impundu ni abantu bo mu burengerazuba ahantu bita Rusizi na Nyamasheke nibo basigaranye umuco tuzakorera ubukwe bavuze ahantu duherutse kujya mu bukwe basabye umukobwa twarazivugije da nawe uzi kuvugisha impundu kuvuza impundu. Uyu rero yabaye umunyamerika akazi byarangiye. tuzi kuvugisha se nuzi kuvugisha. Hanyuma rero iribagiza ikintu cyari kinzanye hano nanone. Ubushize nakubwiye yuko tugiye kugenda tugakurikirana tukamenya neza ko mama wawe hariya twakekaga ari ko yaba hari koko. Iribagiza rero kamera wamubonye twagezeyo turamusanga. Bakunzi ba filime z'umusaraba nongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino mu gihugu. Tugiye kuba twarebera hamwe ibigiye kuba byaranga filime yacu Inzira y'umusaraba, kubera ko tumaze kuba twabona ko Iribagiza amaze kuba yamenya ko mama we noneho akiriho kandi amaze kuba yamenya n'ahantu ari. Ese biraza kuba byagenda gute ko tubonye ko Kamarade amuzaniye ayo makuru? Ese Iribagiza araza kuba yajyayo ajye kureba mama we cyangwa araza kuba yakora ubukwe na Cyusa batarazana mama we? Byose rero tugiye
tugiye kuba twabirebera hamwe bigiye kuba byaranga ino filimi. Nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo wagiye ubonamo filimi Inzira y'umusaraba. Nimba nandi bitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandaho kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5, yuko ni byinshi cyane tugiye kugenda turebera hamwe bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba, yuko mwari mumaze umunsi mutayibona, ariko kuri ino nshuro twabashije kuba twayizana, noneho bigiye kongera kujya muyibona nk'ibisanzwe. Buri munsi mugiye kongera kujya mubona filimi Inzira y'umusaraba. Ejo hari habayeho akabazo gatoya kugira ngo tubanze tubisegureho, nta kabazo kari kabaye, ariko nk'ibisanzwe mugiye kongera muke mubona filimi Inzira y'umusaraba. Rero twamaze kuba twabona ko Rugema nawe yamaze kuba yakihanangiriza uriya mugore Mama Cyusa ati ntihazagire umuntu umenya ko naje hano mwa runo rugo. Mwamaze kuba mwabona ibintu Rugema yakoreye uriya mugore, mwamaze kubona ubwoba yateye uriya mugore, ko uriya mugore Mama Cyusa uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Kuba Mama Cyusa yatangiye kuba yagira ubwoba, kuba Rugema hari amagambo yamubwiye akamubuza kuyavuga, kandi twebwe tubizi ko uriya mugore Mama Cyusa ari umuntu usenga Imana, ari umuntu uba ushaka kuba yavugisha ukuri. Ese uriya mugore araza kugenda kure yaceceka ari amagambo yabwiwe na Rugema? Byose rero turagenda tubirebera hamwe akantu kamwe ku kandi, babikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza cyane. Uriya mugore Mama Cyusa niwe wabashaga kuba yafasha abandi bantu kuba yabigisha ukuri. Ese we aza kuvuga ko twamaze kubona ko Rugema yamubwiye ati ntihazagire umuntu umenya ko naje hano, ntihazagire umuntu n'umwe ubwira ko njye nigeze nkandagira hano mwa runo rugo, kubera ko mwamaze kubona ko Rugema yaje kwihanangiriza kuri uno mugore Mama Cyusa. Akabanza kuba yabaza nimba hari umuntu uri hariya mu gikari cyangwa hariya mwa ruriya rugo rwo kwa Cyusa. Rero Mama Cyusa yamaze kuba yamubwira ko nta muntu hari. Mwahise mubona ibyakurikiye, mwahise mubona ko Rugema yahise agira umujinya cyane, mwahise mubona ko Rugema isura yahise ihinduka, agahita afata uriya mugore mu ijosi akamubwira ati hari ikintu ngiye kuba nakubwira, iki kintu ntihazagire n'umuntu n'umwe wa hano mwa runo rugo nyumvana, kubera ko n'ibintu ngiye kuba nakubitsa kandi ugomba kuba wakurikiza, yuko nutabikurikiza nzakwica. Rero mwahise mubona ko Mama Cyusa yahise agira ubwoba kubera uburyo Rugema yari ameze. Mwahise mubona ko Mama Cyusa yahise ahumiriza, agahita Rugema agatangira kuba yamuniga, amubwira amagambo ateye ubwoba cyane, amubwira ati iribagiza ntuzemere n'umunsi n'umwe ko ajya kuba yareba mama we, uzamubuze kujya kureba mama we, yuko twamaze kubona ko Kamarade na EMILE bamaze kuba babona ahantu mama iribagiza. Mwamaze kuba mwabibona neza, abantu bakurikiranye filimi Inzira y'umusaraba episode yarangiye, mwamaze kuba mwabona ko uriya mukobwa iribagiza noneho kuri ino nshuro mubonye ko Kamarade amuzaniye amakuru meza yuko mama we noneho yabashe kuba yaboneka, kandi twamaze kuba twabibona neza noneho ko Kamarade na EMILE amakuru bari bazanye ari amakuru meza. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe? Rero nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo ino filimi Inzira y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima. Se Rugema wamucira uruhe rubanza ukurikije uburyo yari amaze kuba yafata uno mugore Mama Cyusa? Wowe ari wowe wakora iki uri uno mugore Mama Cyusa? Se wazavuga ukuri? Rero Mama Cyusa murabizi neza ko ari umuntu wari usanzwe utanga urugero rwiza ku bandi. Mwari mwaramaze kubona ko uyu mugore Mama Cyusa yahoraga abwira Cyusa ati kuvugisha ukuri nibyo bya mbere, kandi ukabasha kuba wakizera Imana. Kandi yakomeje kugenda hana uriya mwana w'umukobwa iribagiza avuga ati nawe ugomba kuba wavugisha ukuri, ariko mwamaze kubona ko kuri ino nshuro uyu mugore se biraza kuba byamushobokera ko aza kuvugisha ukuri, akaza kuba yavuga ko Rugema yageze hano mwa runo rugo, akabasha kuba yamutera umunigo kubera ko Rugema yari amukoreye ibintu bitari byiza cyane. Rero ujyaho hasi muri comment uvuge, ugereranye, urebe uburyo Mama Cyusa n'uburyo umuzi hano muri ino filimi, urebe nimba araza kuba yavuga ukuri, kubera ko twamaze kubona ko ababwira iribagiza ndetse n'uriya mwana we w'umuhungu Cyusa ati njyewe ni gukoresha ukuri nibyo bya mbere, kandi kwizera Imana bigakurikira. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Uyu mugore Mama
mama Cyusa agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane kubera ko uyu mugore atigeze atabaza igihe Rugema yari arimo amuniga yuko Rugema nawe yari yazanye umujinya mwinshi cyane amwemeza uburyo ki agomba kuzamwica igihe cyose azarenga ku masezerano babashije kuba basezerana kubera ko Rugema yasezeranyije uyu mugore ko nihagira umuntu n'umwe yumva na biriya bintu ko azabasha kuba yamwica kandi murabizi neza ko uyu mugore mama Cyusa aramutse abivuze akabibwira uriya mwana w'umuhungu we Cyusa ko Rugema yaje hano mwa runo rugo akaza kumunega murabizi ko Cyusa n'umujinya we ibintu yahita akora atari ibintu byiza cyane kubera ko abantu bamaze iminsi bareba filime y'umusaraba mwamaze kubona ko Cyusa nawe ari umwana utoroshye ari umwana utabasha kuba yakumvikana kubera ko Cyusa nawe yahita ajya kwa Rugema akabasha kuba yakora ibintu bitari byiza cyane kubera ko Cyusa twamaze kubona ko agira umujinya hafi kandi ntago yita ku bintu ntago abanza kuba yatekereza ingaruka ziraza kuba zamukurikira uri kumva ko uyu mugore mama Cyusa aramutse abivuze ibyo Rugema yamukoreye uri kumva ko Cyusa rero nawe yaba ataye umujinya yaba agiye kuba yakora akavuye hariya kwa Rugema nk'umuntu usanzwe yigisha ukuri sinzi uko araza kuba yabikora ariko murabona ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane kuba iribagiza ndetse n'uriya Cyusa noneho ngo bagiye kuba bakora ubukwe mumaze kuba mwabibona neza abantu bamaze kuba babona episode irangiye ibintu bijemo ko byari ibintu byiza cyane kuba iribagiza yarazanye igitekerezo cy'uburyo yaganiriye na musaza we uburyo bagomba kuba babikora kubera ko musaza wa iribagiza rurangirwa twamaze kubona ko nawe ashaka kuba yakora ubukwe na serivisi mubona ibintu biraza kuba byagenda ute kuba iribagiza ndetse na Cyusa bahita bakora ubukwe batarabona mama wabo kandi tumaze kuba twabona ko Emile na Kamarade bamaze kuba babona mama iribagiza noneho byanyabyo bakabasha kuba bajya hariya mu cyaro mwamaze kuba mwabibona neza ko Emile we yanafashe n'ifoto agafotora nubwo telefone itigeze ihakura neza mwamaze kuba mwabibona neza ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane kuba iribagiza noneho agiye kuba yabona umubyeyi we byanyabyo atari biriya byo kumwerekanwa ku mafoto noneho kubera ko twamaze kubona ko Imana yakoze ibitangaza ibasha kuba yajyana Emile na Kamarade mu cyaro noneho bajya kuba bacekinga nimba nawe wizera Imana ko ihindura ibintu igakora ibitangaza jya hasi muri comment wandikemo amen kubera ko tubonye ko ibi bintu ni Imana ibikoze kuba iribagiza agiye kuba yabona umubyeyi we akabasha nawe kumva uburyo umubyeyi aryoha kandi nubwo agiye kuba yakora ubukwe uri kumva ko byaba ari ibintu byiza cyane kuba iribagiza yahita abona umubyeyi noneho Cyusa ndetse na iribagiza bagakora ubukwe ibintu bimeze neza iribagiza atarinze kujya yajya gutira ababyeyi kandi azi ko afite umubyeyi uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane igiye kuba yazamo ibindi bintu tutari twiteze kugenda tubonamo kubera ko ni ibintu byiza cyane kandi byinshi cyane turi gukomeza tugenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu inzira y'umusaraba kubera ibintu tumaze kuba twagenda tubonamo uri kumva ko rero ino filimi igiye kuba yagana ahandi hantu kuba Rugema ibyo bigiye kuba byamurangiraho kubera ubwoba kubera ikinyoma cye kubera kubeshya kwe kubera ashaka kuba yarya iriya mitungo yo kwaba iribagiza atangiye kuba yagira ubwoba bw'uko iribagiza aramutse abonye mama we uri kumva ko filimi yaba itangiye kuba yaryoha kubera ko twamaze kuba twabona ko mama we nta kintu yibuka Rugema yabashije kuba yamwibagiza kandi twamaze kubona ahantu umuti uturuka kugira ngo umuntu yibuke yuko twamaze kubona ko dogiteri agihari papa Kamarade niwe twamaze kubona ko ari we ufite umuti niwe ubasha kuba yatanga umuti kandi mwamaze kuba mwabona ko na iribagiza mu bwa mbere nawe nta kintu yibukaga Rugema yamukoreye uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane kuba mama iribagiza babashije kuba bamuzana akajya hariya kwa Cyusa nawe akabasha kuba yaba hano muri
runo rugo rwo kwa Cyusa kubera ko twabonye ko ari ho hantu hatuje kandi haba amahoro. Uriya musaza papa Kamarade akabasha kuba yazana umuti nawe bakamuvura. Uri kumva ko filimi yacu yabitangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byazamo noneho ari ibintu byiza cyane biba bikomeje kugenda binezeza abakunzi ba filimi z'umusaraba bagenda badukurikira umunsi ku munsi. Kuba mama Iribagiza nawe yakibuka ibintu Rugema yamukoreye kubera ko Rugema yamukoreye ibintu bitari byiza cyane kuba yarishe umugabo we. Mwamaze kuba mwabyumva, mwamaze kuba mwabibona abantu bakurikirana filimi z'umusaraba ko Rugema ariwe wishe uriya mugabo wa papa, ariwe papa Iribagiza, ariwe mugabo w'uyu mugore mama Iribagiza, akabasha kuba yamwicira mu mpanuka y'imodoka, akabasha kuba yafata uyu mugore agahita amuhindura umugore we wa gatatu, yuko mwamaze kubibona ko afite n'inzu mu cyaro bafitanye n'umwana. Kumva ko filimi yacu igiye gukomeza kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane ku bakunzi ba filimi z'umusaraba. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandaho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ugiye kubonamo filimi z'umusaraba, yuko ni urabona ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu tutari twiteze ko turaza kuba twagenda tubonamo. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yarushaho kuba yaryoha, kandi mwamaze kuba mwabona ko Isimbi noneho ibyo nawe bigiye kuba byarangira, yuko mwamaze kubona ko Isimbi yamaze kuba yafatwa n'ibise agiye kuba yabyara. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahantu heza cyane. Kuba Isimbi nawe kuri ino nshuro mwamaze kuba mwabona ko yari arimo avugana na Rugema, yari atangiye kuba yashwana na Rugema, atangiye kuba yavuga ati nimba uza ahantu mama Iribagiza ari uzabashe kuba wavuga ukuri papa, turabizi neza ko nawe uhaze. Rero mwamaze kubona ko Rugema yari amaze kuba yagira umujinya mwinshi cyane wo kuba yakumva Isimbi amagambo yari arimo amubwira, yuko mwahise mubona ko Rugema nta n'imwe wagira. Rero yari arimo avugana na mama Kanyana, nibo bantu babasha kuba bakumvira mwana w'umukobwa Iribagiza, yuko Rugema yari amaze kuba yamenya amakuru yandi ko Iribagiza yamaze kuba yamenya ko mama we akiriho. Niho mwahise mubona ko Rugema yatangiye kuba yakura umujinya mwinshi cyane. Mwamaze kuba mwabona ko mama Kanyana hari amagambo yabashije kuba yabwira Rugema, abasha kuba yamushorogotora, abasha kuba yamenya andi makuru atarazi ko Iribagiza amaze kuba yamenya aho mama we ari kandi agiye kuba yamureba. Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Kuba Rugema noneho yamaze kuba yamenya ko Iribagiza ashaka kuba yajya kureba mama we, nubwo yagiye kuba yatera ubwoba uriya mugore mama Cyusa, akabasha kuba yamukorera biriya bintu bitari byiza cyane, kubera ko ni ihohoterwa, kubera ko Rugema yabashije kuba yahohotera uriya mugore amusanze noneho no mu rugo iwe. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane. Ese Cyusa iyo ahamusanga byari kuba byagenda gute? Rero Rugema ntabwo yigeze yibaza icyo kibazo, nta kibazo na kimwe yibazaga, uretse kuba yagenda akabasha kuba yatera uriya mugore ubwoba kugira ngo batazabasha kuba bajya kureba mama Iribagiza. Se uriya mugore mama Cyusa azabasha kuba yabyifatamo ute? Se azabasha kuba yabuza uriya mwana Iribagiza kujya kureba mama we koko? Rero byose turabirebera hamwe. We icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na filimi z'umusaraba, kubera ko biba ari ibintu byiza kandi byinshi cyane tuba turi kugenda tubagezaho, biba bikomeje kugenda bigaruka muri ino filimi ku bakunzi bagenda bayikunda umunsi ku munsi. Rero mwamaze kuba mwabona ko Isimbi agiye kuba yabyara kuri ino nshuro. Mwamaze kuba mwabona ko Nyiranambara yagarutse agasanga ibikoresho baguze ntago ari nta bikoresho na bike bari bafite, ntago bari biteguye ko Isimbi yabyara. Nyiranambara rero yarazi ko Isimbi yaguze ibikoresho byo kuba yatwara ku bitaro, kubera ko bano bantu nta bakire bakomeye cyane. Mwahise mubona ko ari ibintu byabashije kuba byatungurana, ni ibintu byabashije kuba byagora uno mugore mama Isimbi. Ariko mwahise mubona ko Rugema atari umuntu mwiza cyane, kubera ko Rugema atari kwita ku mwana we utwite ugiye kuba yabyara. Mwahise mubona ko Rugema hari ibintu yari ari kwitaho. Mwahise mubona ko Rugema igihe Isimbi yafatwaga n'inuza, yafatwaga n'ibise, uriya mugore mama Kanyana ariwe wabashije kuba yamwinjiza mu nzu. Uriya mugore mama Kanyana yagendaga abwira Rugema ati wowe ufite imbaraga mfasha tujyane Isimbi mu nzu. Mwahise mubona ko Rugema rero nubwo yabikoze ntabwo yari abikuye ku mutima, ntabwo yari ashaka kuba yafasha uriya mwana we Isimbi kuba yamwinjiza mu nzu. Uri kumva ko rero Rugema ibintu
ibintu akora ntago ari byiza cyane no ku mwana we ntago ashyiramo impuhwe kubera ko uriya mwana Isimbi yararemerewe cyane ntago yari kubasha kuba yakitambutsa ngo yinjize mu nzu. Mwese mubona rero ibintu Rugema yamukoreye ko atari ibintu byiza cyane nubwo yamufasheho ntago yigeze amufata bya nyabyo ahubwo yamwifatishagaho gusa kugira ngo uriya mugore Mama Kanyana abashe kuba yamwinjiza mu nzu. Kandi ikintu kinababaje Rugema yabashe kuba yakorera umwana we, ukuntu tubizi uburyo Rugema ari umugome, mwahise mubona ko yamaze kuba yakinjiza uriya mwana Isimbi hariya mu nzu iwabo. Mwahise mubona ko yahise afata inzira agahita ajya hariya kwa Mama Cyusa. Mwahise mubona uburyo yagiye kwa Mama Cyusa n'uburyo yagiye abaza nimba hari umuntu uri hariya mwarura rugo. Mama Cyusa rero nk'umuntu wari wizera Imana ndetse wizera n'abantu mo gakeya, ubona ko ibintu byose bishoboka, yabashije kuba yamubwira ko nta muntu uri hariya mwarura rugo ari we wenyine urimo. Mwahise mubona Rugema wari uri guseka, wari ujyanwe n'umutima mwiza, wabonaga afite umutima mwiza ari kugenda arenzaho agatwenge. Mwahise mubona uburyo yahindutse mu minota mikeya cyane, agahita atangira kuba yarakara. Mama Isimbi yareba Rugema agahita agira ubwoba kubera uburyo Rugema yari ari kureba n'uburyo yahise ahinduramo ijwi kubera ko Rugema hari ukuntu avuga yarakaye, ugahita ubona ko ibintu bitari amazi atakiri yayandi, ugahita ubona ko amazi yahinduye inkombe kubera ko Rugema iyo yarakaye noneho atangira kuba yavugana n'umujinya, ashobora kuba yanakwica. Rero mwahise mubona uburyo Rugema yahise arakara umuntu wari uri guseka, ahita afata uriya mugore Mama Cyusa mu izosi kugira ngo abashe kuba yamwereka ko yanamwica igihe cyose azabasha kuba yarenga ku mabwiriza ye agiye kuba yamuha. Mwamaze kuba mwabona ko yatanze amawayiza. Mwahise mubona igihe Rugema yabashije kuba yatera ubwo buriya mugore Mama Cyusa, mwahise mubona ko yahise akata agasubira inyuma agasubira mu rugo agataha. Nibwo mwahise mubona ko Rugema rero yahuye n'uriya mugore Nyirantambara, babasha kuba baganira, amubwira uburyo Isimbi amerewe, amubwira ko Isimbi ari kuva cyane kubera ko bari bakerewe kuba bamujyana ku bitaro. Kandi twebwe turabizi Rugema yari ahari igihe Isimbi yafatwaga, ariko Nyirantambara yamubajije ati urabizi uburyo umwana wacu ameze? Mwahise mubona Rugema uburyo yahise ahindura isura, akamubwira ko atigeze anamubona, kuba bamujyanye ku bitaro ngo batigeze banamubwira, kandi niwe wakabaye yamujyanye ku bitaro. Ndi kumva ko ari ibintu bikomeye cyane kuba Rugema atabashije kuba yafasha uriya mwana we w'umukobwa Isimbi, kuba nawe yamuherekeza akajya ku bitaro, ahubwo agasigara ari kwirukankwa muri gahunda z'umuryango. Kandi Rugema turabizi nta kindi kintu yari arimo atekereza, ntabwo yashakaga kuba yafasha uriya mwana we, kandi niwe wari wamugezeho bwa mbere we n'uriya mugore Mama Kanyana. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba itangiye kuba yaryoha. Rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri uno munota, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujya muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo wagiye ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba ari n'isomo ino filimi yagusigiye, ujya hasi muri comment nayo ubashe kuba waritubwira kugira ngo tuzajye dukomeza kubana ibintu bimeze neza. Ciao ciao. Rero turaza kuba twasubira muri episode iraza kuba yaza.